Nongeye kubaha ikaze mwese mukurikiranye NG TV show. Nongera kwibutsa ko iyi ari online TV ikomeje kubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo gutegura amafunguro, harimo ibiganiro bitandukanye, harimo no kuzajya bagezaho amafilime. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gisa nkaho gitangaje ariko kandi nanone gisa nkaho kirimo isomo twakwibaza cyangwa se ikintu dushobora kwibazaho. Nk'uko mubizi, mu mwaka w'2020 nibwo icyorezo cya coronavirus cyageze mu Rwanda, aho cyakomeje kuzengereza isi giturutse muri Wuhan mu Bushinwa. Mu mwaka w'2019 gikomeza kuzenguruka isi kizahaza, aho cyahitanye abantu batari bakeya. Inkuru ngiye kubagezaho uyu munsi rero ni icyizere ni uko urukingo rwabonetse. Urukingo rwarabonetse, abaturage bararufashe hirya no hino ku isi. Icyo ni icyizere buri muntu wese yumva ko coronavirus mu by'ukuri akayo kashobotse. Ariko turibaza, ese koko uru rukingo rutuzaniye icyizere cyangwa se rutuzaniye amahoro kuri iki cyorezo cyatubujije amahoro? Ku munsi w'ejo nibwo Perezida wa Amerika Joe Biden yagaragaye kuri kamera cyangwa se ubwo yari kuri microphone ari muri leta ya Georgia, ubwo yari arimo avuga ijambo. Mbere yaho mu gihe cy'amasegonda 30, ku nkuru dukesha Fox News, aho ivuga ko yamaze amasegonda 30 ari ku umuhigo wo gushaka agapfukamunwa. Mu masegonda 30 Joe Biden yisakasaka arangije aravuga ati, ndimo ndashaka mask yanjye, ndi mu byago. Mu kanya gatoya nibwo yatangiye kugenda akurura imyenda ye mu mifuka, areba ko yaba afite agapfukamunwa ke. Tukibaza, nka perezida wa Amerika wakingiwe urukingo rugikubita, kuki akomeje kugira impungenge zo kubabuza agapfukamunwa ke amasegonda 30? Ibi dusobanura iki cyangwa se bitubwira iki kuri urukingo rwa coronavirus? Bigakomeza biducangaho. Yongeye kuvuga ati, ku munyamerika wese cyangwa se ku muntu wese wabashije gufata urukingo yemerewe kujya hanze nta gapfukamunwa, kereka igihe ari mu ruvunge rw'abantu. Tukibaza, none se nimba koko bikimeze gutya, uru rukingo ruraduha ikihe cyizere? Ni ikibazo wakwibaza, nanjye nkakibaza. Gusa ntekereza ko igisubizo kirahari, kandi abazi ukuri nibo bazi uko bimeze, nibo bazi nuko bizarangira. Gusa icyo nababwira ni uko dukomeza kwirinda iyi coronavirus, twambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, twirinda kujya mu ruvunge, twirinda gusuzanya bitari ngombwa. Ubundi nta kabuza iki cyorezo tuzagihashya, ariko icyizere cy'inkingo ikigaragara ni uko ntabwo kiragaragara cyangwa se ntabwo kiraboneka ku isi. Ndabashimiye mwakurikiranye ikiganiro. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore share, like na comment. Murakoze, ndabashimiye.